Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza iyo umuntu abonye inzoka mu nzu abigenza ate? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ubusanzwe inzoka iri mu bintu Nyagasani n'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama baduhayemo uburenganzira bwo kubyica aho tubibonye hose, kabone nubwo byaba ari mu murwa mukuru wa Makka cyangwa se mu misigiti cyangwa se n'ahandi hose. Ariko by'umwihariko mu nzu ntago mu nzu ho umwihariko cyangwa se uburenganzira bwo kwica inzoka aho umuntu ayibonye hose no mu nzu hajyamo, kubera ko inzoka zo mu nzu hari igihe zishobora kuba zifitanye isano n'amajini y'amayisilamu, bityo zikaba ziri mu mazu zitaravamo cyangwa se zitaramenya ko zidakwiye kubana n'abantu cyangwa se kuba ahari abantu aribwo akinjira idini, ni urugero ataramenya ubumenyi buhagije ku idini. Icyo gihe iyo umuntu abonye inzoka mu nzu, ahangaha ntago yihutira kuyica, kubera ko muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, hadithi sahihi kuva ku basahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu bitabo bya sahihi, ko umwe muri twe najya abona inzoka mu nzu ntakihutire kuyica, ahubwo ajye ayisaba gusohoka mu rugo rwe inshuro 3. Riwaya ikagaragaza iminsi 3, abamenyi bakagaragaza ko inshuro 3 ziri mu bihe bitandukanye, ko ibyo ngibyo bihagije kumenya niba ari ijini ry'umuyisilamu riri mu nzu cyangwa se niba ari inzoka isanzwe mu nzoka zigomba kwicwa. Bityo iyo umuntu ayisanze mu nzu, hari zimwe mu mvugo zitandukanye umuntu ashobora gukoresha mu kuyisohora mu nzu bigendanye n'imvugo n'ibiganiro, nko kuba yayibwira ati dushingiye ku isezerano mwagiranye na Noah alayhi salam n'iryo mwagiranye na Sulaiman mwene Dawudi, ko mutagomba kutubangamira cyangwa se ngo mutwigaragarize, bityo ndagusaba ko nsohokera mu nzu. Ibyo ngibyo ukabivuga, ukagenda ukaza kugaruka nyuma y'igihe, ukongera ukabivuga ukaza kugaruka nyuma y'igihe. Iyo uyisanze ku nshuro ya 3 ikihari, icyo gihe iyo ngiyo aba ari inzoka isanzwe yo kwicwa, ntago aba akiri rya jini. Niyo wakoresha indi mvugo itari iyo ngiyo, kuko iyo mvugo ni imvugo abamenyi bavuga, ariko ntago ari itegeko kari ikoreshwa. N'indi mvugo yose wavuga, nko kuba wayibwira uti niba uri umugaragu w'Imana, sohoka muri iyi nzu kuko nta mwanya wawe urimo, nta n'uruhare uyifitemo, hanyuma ukagenda, warangiza ukaza ukayibwira uti kubera Imana ndagusabye ko usohokera mu nzu, ntumbangamire. Hanyuma byaba inshuro 3 itarasohoka, icyo gihe ukamenya ko ari inzoka isanzwe igomba kwicwa. Bityo ntabwo rero bikwiye ko iyo umuntu asanze inzoka mu nzu yihutira kuyica, kuko n'inkuru zigiye zirimo muri hadithi zitandukanye, nuko umusahaba wakoze igikorwa nk'icyo ngicyo nawe yapfanye nayo. Bityo umuyisilamu cyangwa se umwemeramana umenye ibingibi ntago yihutira kuyica, ahubwo arabanza akayisohora mu nzu ku magambo, hanyuma yabidasohotse akamenya ko ari inzoka yicwa. Wallahu a'lam.